Minisiteri y'Uburezi yatangaje impinduka enye zikomeye zigiye gukorwa mu burezi hagamijwe kuzamura ireme ry'imyigire n'imyigishirize ndetse no kongerera ubushobozi abarimu. Izo mpinduka zirimo kongera igihe abanyeshuri biga mu mashuri nderabarezi bamaraga mu ishuri, kongera umusanzu w'ababyeyi muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri ndetse no gukaza ingamba zo kurwanya imyitwarire mibi mu mashuri. Abarangiza TTC bazajya biga imyaka 5 guhera mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka 2026. Abanyeshuri bazinjira mu mashuri nderabarezi TTC bazajya bakurikira gahunda y'imyaka 5 aho kuba imyaka 3 yari isanzweho. Iyi mpinduka rero ikaba igamije gutuma abarimu bo mu mashuri abanza bahabwa amahugurwa yimbitse mu mwuga mbere yo gutangira kwigisha. Ikigamijwe nuko abarimu bigisha mu mashuri abanza bagomba kuba barangije kaminuza aho kuba amashuri yisumbuye nk'uko byari bimeze. Gahunda isanzwe ikaba yaranenzwe kuba idaha abanyeshuri umwanya uhagije wo kwiga uburyo bwo gutanga amasomo, kuyobora ishuri, gusobanukirwa imikurire y'umwana ndetse no kwimenyereza umwuga mu mashuri. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph ubwo yari mu kiganiro na RBA akaba yavuze ko gahunda yo gushyira abarimu bize kaminuza mu mashuri abanza bizakorwa mu gihe kingana n'imyaka 10. Yavuze ko abana basabye kwiga mu mashuri nderabarezi bazasanga batishimiye iyi gahunda nshya bazahabwa uburenganzira bwo guhitamo gukomeza kuyiga cyangwa se bakaba batanakomeza kwiga muri TTC. Biteganyijwe kandi ko kuzamura impamyabumenyi z'abarimu mu mashuri abanza bizatuma u Rwanda rugendana n'ibipimo byo mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, aho impamyabumenyi ya kaminuza isigaye isabwa kugira ngo umuntu yemererwe kwigisha. Abarimu bari kwigisha ubu ntabwo bazirukanwa, ahubwo bazafashwa bashyirirweho uburyo bwo kuzamura ubumenyi bwabo. Ingengabihe y'amashuri nayo izongerwamo ibikorwa byunganira amasomo. Hari izindi mpinduka zibanda ku kuvugurura ingengabihe y'umunsi w'amasomo ndetse no guha umwanya munini ibikorwa byunganira iby'abanyeshuri bigira mu ishuri. Amasaha amasomo atangirira ntabwo azahinduka, ahubwo abarimu bazajya bigisha kugeza saa 9:30, hanyuma igihe gisigaye abanyeshuri babe bari mu bikorwa byunganira ibyo bize batahe saa 11 nk'uko bisanzwe. Ibyo bizajya bikorwa kuva kuwa mbere kugera kuwa 4, hanyuma kuwa 5 abanyeshuri batahe saa 9:30. Abarimu nabo bazajya babona umwanya wo gukora ibikorwa bindi bigamije kunoza akazi kabo. Ibikorwa byunganira amasomo bikazafasha abana guteza imbere, guhanga ibishya, gukorera hamwe n'ubundi bumenyi bukenerwa mu buzima. Muri ibyo bikorwa rero harimo nko kujya mu matsinda yo kuganiriramo bizwi nka debate club ndetse n'ibindi bifitanye isano n'amasomo basanzwe biga. Biteganyijwe ko iyi gahunda izafasha umwana gutera imbere mu myigire, mu mibanire n'abandi ndetse no marangamutima, ari nako kandi ategurirwa kugira ubumenyi n'ubushobozi bukenewe. Amafaranga y'ifunguro nayo mu byahinduwe azazamurwa. Amashuri ya leta n'afashwa na leta ku bw'amasezerano agenerwa amafaranga y'ibikorwa bitandukanye, hakiyongeraho agenewe kugaburira abana ku mashuri ndetse n'umusanzu w'umubyeyi. Minisitiri Nsengimana akaba yavuze ko kubera izamuka ry'ibiciro ku masoko, ubufasha leta yatangaga mu kugaburira abana ku ishuri nabwo buziyongera. Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha wa 2027 mu gihembwe cya 2 cy'amashuri, biteganyijwe ko umusanzu w'ababyeyi muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri uzongerwa. Ibi bikazakorwa kugira ngo amashuri abone ubushobozi buhagije bwo gutanga uburezi bufite ireme. Mu mashuri y'incuke n'abanza umusanzu uzava ku mafaranga 975 y'u Rwanda ugere ku mafaranga 2000 y'u Rwanda. Ni mu gihe mu mashuri yisumbuye abana biga bataha uzava ku mafaranga 19,500 y'u Rwanda ukagera ku mafaranga 24,000 y'u Rwanda. Mu mashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri, ababyeyi bazajya batanga amafaranga 110,000 y'u Rwanda avuye ku mafaranga 85,000. Ni mu gihe kandi amafaranga agamije ibikorwa bitandukanye aziyongeraho ku kigero cya 65%.
Ibi rero bikaba byakozwe nyuma yo kubona ko amafaranga yatangwaga atajyanye n'aho ibiciro bigeze ku masoko. Amashuri agiye gukaza ikinyabupfura. Iyi nayo ni ingingo ikomeye cyane. Hari impinduka yindi. Iyi mpinduka rero ni impinduka igamije gukaza ingamba zo kurwanya imyitwarire mibi mu mashuri hagamijwe kuyagira ahantu hatekanye kandi hatuje. Amashuri rero akazashyiraho ingamba zikomeye zo gukumira ihohoterwa, gutoteza abandi ndetse no kwangiza ibikoresho by'ishuri. Minisitiri Nsengimana akaba yavuze ko inzoga n'ibiyobyabwenge biri mu biri kwangiza abantu mu Rwanda, ndetse ngo hari abarimu n'abanyeshuri bake babijyana ku mashuri, ariko kandi ingamba zafashwe nuko uzajya bijyanayo azajya ahita yirukanwa. Yaba ari umwarimu ahita yirukanwa mu kazi, yaba ari umunyeshuri nawe ahita yirukanwa. Ikindi kandi nuko abarimu n'abakozi b'amashuri nabo bazajya birukanwa mu gihe bafatanywe inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Minisitiri akaba yavuze ko abarimu n'abayobozi b'ishuri ari ababyeyi, bityo ko abanyeshuri bagomba kububaha. Ni mu gihe kandi abana bakopera ibizamini bakoresheje telefone nabo bahagurukiwe, kuko ngo bazajya bahabwa 0 mu kizamini yafatiwemo. Kujyana telefone ku ishuri nabyo ntibyemewe. Kugeza ubu abanyeshuri mu Rwanda bararenga 34% by'abanyarwanda bose. Ababyeyi bakaba bakomeje gusabwa kwitabira gutanga imisanzu basabwa kugira ngo amashuri ashobore gukora neza kandi abanyeshuri bashobore kwiga neza. Minisitiri Nsengimana akaba yavuze ko abarimu nabo bakwiye guhagurukira korera babishyizemo imbaraga. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yatangaje ko bitaba byiza ko abantu bajya batangira kwiga umwuga bashaka gukora kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, cyane ko ngo baba bakeneye ubumenyi rusange buzubakirwaho uwo mwuga. Mu burezi bw'u Rwanda, umunyeshuri atangira kwiga umwuga wihariye arangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye kizwi nka troncome. Muri icyo gihe umunyeshuri aba amaze kwiga imyaka 9 irimo amashuri abanza ndetse n'amashuri 3 yisumbuye. Ubwo hatangazwaga rero izi mpinduka mu mwaka w'amashuri wa 2026-2027 mu kiganiro cyanyuze kuri RBA, hari uwagaragaje ko gahunda yo kwigisha imyuga n'ubumenyingiro ari nziza. Yibaza niba umunyeshuri adakwiye gutangira mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye yiga umwuga akazakora awuzi neza. Minisitiri Nsengimana akaba yavuze ko kugira ubumenyi rusange ari ngombwa ku buryo umuntu akora umwuga asobanukiwe impamvu yawo. U Rwanda rwifuza ko 30% by'abanyeshuri barangiza mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bajya kwiga imyuga. Kugeza ubu muri rusange mu Rwanda hari amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, harimo nayo bigamo amasomo atandukanye, aho abarangije kwigamo bakomereza muri kaminuza. U Rwanda kandi rufite intego yo kuzagera mu mwaka 2029 muri buri kagari hari ishuri rishobora kwigisha imyuga by'igihe gito. Nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro tubategurira, turabashimiye, ariko kandi tubibutsa ko mukwiye gukora subscribe ndetse mukatubwira ingingo mwifuza ko twazaganiraho ubutaha. Amahoro.